Shyiraho gatatu. none umugabo se n'umuhara byuka ryarira giye nahereye usaza kuza urasanga atari yanabyuka nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi bera yiteze Bera hasi n'ibyo ugira koko iyo mbyuka ngakoropa ndi mama wawe mfite umwana ungana nkawe wumva nta somo ufite asundi mawona ngimba mbona nasundi okay aracyari kare ariko ndabambikora haracyari kare none izi saa za saa tatu nta somo ibyo ugira umwana w'umukobwa reba ahantu uba wicaye mama wawe yahakurutira ubwo ukuntu uteshemo nawe asundi mawa azazanye umukozi nzana umukozi w'iki gukora musi wowe se ushinzwe iki we ntabwo uri umukobwa iyi telefone wabyukiyemo nzayimena iyi nzayimena ngiye gusanga utarakupa mu gitondo ubu ngubu ntabwo wagombye kuba mu icyayi ubikira muri telefone nta soni ugira mama ngo wagitetse Chérie, est-ce que tu as tiré? Vas-y, tu dis que t'as désolé. ntabwo biryoheye kuryama uramutse uteze Aramutse neza, n'iki se bitakoroheye umugore mwiza? iyo ndi no gutekereza ku bibazo byacu ariko nameze neza tu Ibibazo byacu ntabwo bikaguhangayikisha. Kuko burya nta kintu umuntu yakora burya byose bintu bitangwa n'Imana. gusa ntabwo ubona ukuntu tubayeho muri uru rugo twenyine koko uzi ukisanga Bijya mugatindeho kuko burya twebwe dukora icyo dushoboye ariko burya Imana niyo yuzuza ibintu byose. baramutse neza Ndamutse neza nta kibazo. urajya mu kazi se Ngiye kujya mu kazi. mu kanya Mu kanya ndagiye. karibu ku meza Akoze. Kuko tuze sibyo? mbese ubwo natuzane Oya jya wishima kuko burya ikintu utari bubashe kwihereza ubihara Imana. Tuzi se ko Hana yasenze nyamara gusenga igihe kigeze akava Samweli. ndabyumva Tuza rero ntugire ikibazo Imana twizera hari kandi izatuma umwana. ntabwo ariko abandi babibona Ibyo abantu bareba byo byihorere wireba kuri bo agaciro ngewe wibuke ko ngukunda. yego nanjye ndabikunda cyane yego Ndagukunda kiwe aho tuzaribuka gusa. sawa
niba hagira kugira nabi menya ko ngiye gukunda. Yego. Thank you. Atinze kubyuka mu mihanganire. Ntabwo ufite ikibazo. Mwihanganire rwose. Ntabwo biba byoroshye. Erega nabyuka nabikora. Ni ukuba wazindutse wowe. Kazi paka kubara nabi. Umunsi umwe nzagutekera. Kaka muhungu. Nzagutekera. Ari byiza. Nzagutekera. So ariko nzi guteka. Cyane se. Nzi guteka byatari. Nabyari nyine ari cyagiye. Cyane. Ngenda umukozi wawe. Urebye inzara mfite. Ngenda umukozi wo kugutekera. Hawe agatekera nuko wakubye ahubwo n'injye uri gutekera. Nta nubwo ujya ugira isoni. Cyangwa umugabo uzakujyana azaba ajyanye icy'ubwo. Se bazajyanirwa ko nareze. Ipantaro y'ubwo wambaye. Ni ipantaro nayo kiba wambaye. Ego ko mana yanjye. Ko nzi umugore amapantaro meza ibi n'ibyo wambaye. Nisipano yanjye gutwara iki kazi? Uru rutelefone ubyukira mu nzarumena. Hano n'ijyana kuguha wawe. Nawe jya woroha wawe. Umuzimu ko wambaye iyi telefone yawe nzongera kuguha. Singiye kugurire. Hayo nzongera kuguha. Nubwo ushobora kugira ngo ukorope mu gitondo uteke icyayi utegura maze tuze turye ubwo rero ntabwo ndi kumwe Ahubwo mareka nkubwire. Umbwire iki? Nyereka nkubwire. Urambwira iki? Gerageza basi worohe nanyumve. ariko se ngo njye gutega amatwi ni ukunshimisha n'abanshimishije ese Kugira ngo ubone icyo mba nahereye. ubahereye gukora iki ku matelefone Basi nkubwire ejo ntabwo nafuze. ejo warafuze imyenda ibiri Ako siko ntabwo mba nakoze. umuntu wumva ubwawe ushobora gufura mama wawe numva nta soni ufite bw'uzagushakira Ahubwo umukozi nanjye kwifura byarananiye. Ahubwo mama bareka nkubwire. Ese basi washatse umukozi. umukozi w'iki Uwo kujya ufasha amaswara mu rugo se nzajya mbikora njyenyine nkabishaka. ndashaka ko uzajya ubikora hanyuma se ushatse wagera iwawe ese njye mvuga ndeba mu maso njye nshatse ujye ushaka ukagera iwawe Asiye ntabwo iki kizu cyo ukuntu kiba kinagara ntabwo. ubusa nugiye bitiye umwana wanjye uzabigenza ute Ahubwo mafunya yanjye. indese iyi ngiyi yaguye nyigusize nayimena Sikani. iyi nayimena Ubikora gute? Nusura ya telefone muri rwego. iyi ni igikurangaza Ahubwo mwaka nkubwire sibyo. Ntizamba ntigukira umuntu mvugisha kuri telefone. nta telefone ndi buguhe ntabwo wumva Kubera icyo ubundi. kanshinguka ibyo ntayo ndi buguhe Sema wampaye phone yanjye. ubundi wajya unyuma nka nyoko nasubyaye cyangwa warambyaye Akumirakaragwe. Nise manje nguheka. ngaho nshinguka imbere rero Nyine mafone ubundi ngiye. nta telefone ndi buguhe nshinguka imbere Ma telefone yanjye senye. nshinguka imbere Sema phone yanjye. ubundi ujya wumva Aho kugira umubyeyi nawe ariko ugenda umva ndanabiranga. ubundi ujya wumva Ndavuze ko mvugane nawe wicaye hano icara hano siti hiya nta soni ubundi ni imisatsi kosha ubundi wayikurura akayijyana iriya se ubundi wampaye phone yanjye. ubundi ujya wumva byose cyangwa ntabwo ujya Sema phone yanjye ariko. shinguka imbere nta telefone ndi buguhe ariko Akundi buri mama w'iki. Sheri muri se mama ari ko utateguye igikombe cyiwe kandi nabwo ari mama wawe se niba nagiteguye ntagakinywa ahubwo arambara ngo njye mushakira ubushera ubushera yego uriya mukecuru nawe noneho mwakaryaranye ariko ntacyo nyine ubwo icyo ashaka nicyo azajya ahabwa ahubwo nuko ashaka ibintu by'amafaranga twanatumwe uriya mu ariko akajya kuguzana bibaye ngombwa ntabwo se tuzajya twicara hano ku meza twenyine koko oya nta kwicara turi twenyine ntagomba kuba hari ntabwo akanatuganiriza none se nashakaga nyine gupanga ikintu cyo gukora ndetse tuzajya nirwa hano mu rugo ndabona nyine kwirirwa hano mu rugo biri kundambira icyo gukora wowe utegure icyo ushaka gukora amafaranga se ko tuyafite none se pe ntabwo buriya muri kampani yari mu kazi kubera ko kwirirwa aha ngaha birandambiye pe enga no kuba ntanakubyariye mbona sinzi ukuntu mbibona yahumura ntabwo ushatse ngukunda dusezerana ko tuzabana mu bintu byiza kuba utari wabyara ntabwo aricyo cyari ikibazo ntabwo nakuzanye kugira ngo umbyarire gusa nakuzanye kubera ko ngukunda reka mbere ni wowe wenyine ubibona ntabwo abandi ariko babibona
we tuza turabikubwira bikubwira amanywa nijoro kubwira ati ibyo abandi batekereza nuko bibona ibyo bikagangakisha kuko nanjye ntabwo mbabyitayeho. ese tuzasubira kwa muganga ryari? Gutegura umunsi rero ngiye kureba kuri orere y'akazi mbanze ndebe umunsi hazaboneka ko burya bisaba ko tubanza kwitegura kugira ngo tugende dukiye kandi twateguye sibyo se? Yego nacyo reka tumenye icyayi kitaza kuba ntacyo ntabwo kintu cyaje nabyoshye rero niba ari uko ari umugore wanjye nkunda yagiteguye abeshya cyakoze Imana yarakoze kuko abeshya kandi wibuke ko nakubwiye ko mu bikomeye byose tuzabibera namwe kugeza usanga umwana muto utabamo muzakomeza wihanganira cyane rwose. Aburahamu yarihanganye ararindira kugeza igihe isezerano ryiza ute risohoreye babona Isaka. Humura rero reka dukomeze dusenga Imana ariko nyansaba Imana izaduha umwana oya izamuduhereza reka kuzajya uzaba mu nzu wisanga ibyo biramubaza cyane. oya tuzi umutima wawe cyambere nakubwo ugomba kumenya ko ngukunda kandi apana kugikora gatari bya bindi byo kuvuga ngo ndagukunda ku munwa gusa sibyo? Chere rero none nanjye bikanze byo mu kazi nako mugoroba. Urakoze cyane akazi keza Bitewe yego nanjye nahora kwitaho ntabwo ugerageza ngerekeze akundira imama cyangwa ngo ndetse nyine uri mama ntukaze nkurisha wanjije sibyo asese n'undi ariko ngiye no muri vuba habuka vuba urabona cyangwa urabona ko mugashamura uko rero karambya iyo muri iyi minsi man baranimwibiranye man ndebera nko mubonye ngubira ubiye Imana niba nzamushobora simbizi pe hazabaho Imana ariko nzamusengera azajya abona imbaraga zo gusenga icyo bimaze kandi igendere ryo no kwitamira ndumva naniwe. nubwo twibera mu cyaro nta kibazo mwana umuntu yarikoresha sinabura no gutema igitoki mani nkarikoresha ibyo ni ikibazo ntabwo byabura ese shuka uvuye he urabona igihe naguhamagaraga ngo duhure hari nabanje gutwara umuntu ubona se ubona none uraguze umusego mushyashya ka kandi k'akabere nagakuyeho ubona dore mushyashya iyo nambaye gutwara abagenzi hari umuntu wampamagaye ashaka ko mujyanira umwana ku ishuri ngo sasa ndi bunamugabe icyo kintu nari ngiye gukora niko kuguhamagara nyine nguze duhure tubonane tuganire mbona nari nanagukumbuye hagati aho umukunzi mwiza maze nayo nari ngukumbuye shanyi wandushe kuri pe urangurira ikira ema urangurira ikiraha bavuga igituzi nawe gishimisha imba ari ikiraha nayakoreye byo ari ikiraha sindi buyabure mwana ikiraha ushaka ugura ibya segisi siguhaza
igifite shira abandi barabera nubona bagatera n'abasamusure bizarangira untatiye ndabizi ndagukunda urabizi byombi amafaranga menshi ntabwo ibyo bintu gukomeza kumbwira ubundi abambona basi mbabarira sheri ndagukunda basi ntabwo nzongera basi mukunzi ntabwo nzongera sibyo sheri ndagukunda nta kibazo mbo ibyo birahase si biguhaza mukunzi mwiza mbo ngiye kureba ya ngurube yanjye nayo nasize shamane nasize nta bwatsi mana ibintu byo mu cyaro nabyo ariko nyine nuko twisanze sibyo se ubundi hari imana izadutera iteka na saba rero mukunzi mwiza reka ngende burije wakoze kuza kundeba bwije mana ndagukunda uritanga mbona unkunda mbese nta kintu nabona nakunda cyanzu unyuramo ni iyi uranyura hano ndanyura hano ariko cyangwa tunyuraniye hariya se siyo yoroshye arewe amajoro yawe ndayazi uragira ngo unyure saa kumi sheri nigira abaye epfo ngahura n'abo ngabo bandi uvuga bakantereta arewe tugende nagutwara ku igare tugende arewe nawe waramutse ariko nzaniye agacyayi urarebye nyine ubona iki cyari cyo ngomba kunywa none se nari kuzana iki koko ko nta kindi gihari ubu se urugo rumeze gutya rwabuzemo ikindi kintu cyo kunywa ntabwo njya mu cyayi cyakora nyankunda wampa nk'ubushero nibwo ntanyweye ariko sinywa mu cyayi ndaza kubushaka ntanabwiye nyine uriya mukobwa akaza kubuzana murihangana mufata agacyayi ariko ubundi ubu uba wicaye muri uru rugo uri gutekereza iki none se ugira ngo mwicare marangi yaraguwe murarya mukisigariza mukagira gute mana simbizi ni ukurya gusa nta n'ikindi umaze none se n'igitanga urubyaro koko ahubwo ntushobora kuba wabigizemo n'uruhare ariko ntibuza amahirwe yo kubyara koko birashoboka ntabwo byashoboka nga ni mwihangane isaha y'imana iragera ubwo igisubizo ugira ibihe byo kwiyerekana imana nibura ngo ikurebe ntabwo nabura gusa cyangwa wararambiwe nyine ukabona wicaye ahantu heza ukavuga ati byararangiye nuko nyine nta kundi cyo nakugiraho inama kindi mbona ni uko ugomba kugira ukoresha uko ushoboye ugakora isuku muri uru rugo ndabona umuhungu wanjye yaragowe ibintu byose ugenda ubona byandaritse ntacyo witaho nta mwana ukubuza gukora akazi ntaki wumva umuhungu wanjye yaragowe ariko ntacyo yihangane imana izamusubiza mu gihe gikwiriye ariko zuba ni iki nakoze koko ko ntakiha umwana urongera ngo nkore iki koko mama koko ndasenga ntacyo ntakoze nuko rero nuhagararika umusozi wawe nta wundi wagufashaho ngaho usa n'uwo icyayi kitari ntacyo nshobora kunywa ariko se ubundi urareba ukabona ko ugomba kumpa icyayi njyewe icyayi njyewe numva ntacyo nshaka mana yanjye none se ko nta kibi nasizemo ahubwo urashaka kumpa ibinyica bingirire nabi ubu se nakoroga ntuzizi iki koko wabuzwa n'iki kundoga ubu se uranyishimiye cyangwa njye ndishimye n'umugabo wawe ntiyishimye
kubera yuko ntacyo umariye nta n'icyo ukora hano sinzi ikintu ujya ukora nyine uhora wiyicariye imirimo yose ukayiharira umugabo wenyine akaba n'uyikora ubwo rero ntacyo umariye umva ntabwo turi kumwe njye nawe mana yanjye none se ko ndatanga umwana wagira ngo nzagukorera iki koko umwana nimba utamubonye uba ushobora guhitamo ukagenda tukazashaka undi ubyara ukaduha umwana nkajya nza ngatera umwana ubundi urya iby'ubusa nta n'icyo umaze uri injiji w'umugore ariko mana kumva ubuse nzagukorera iki koko mana ko ntacyo ndakora ngo wishime ubu uragira ngo nzagukorera iki koko icyo nshaka ndashaka umwana w'umwana wanjye umva bikana nigendere kanigendere haguruka ugende wanshinzwe itagira umuco urangaburira icyayi umwana wanjye yagiye kuzana iyi nshinzi y'umukobwa itagira aho ivuka koko ubu yari yabuze undi mukobwa yazana wazaza gutubura umuryango umukobwa nk'ubu ni inshinzi bwararindagiye nikagende nta n'icyo kamaze nta n'icyo kari kamariye nta suku iba mu rugo nta kubaha umugabo umwana wanjye yararushye mwana wanjye imana izamugirire neza ariko ntacyo imana izamuhoza amarira yarize nanjye nshyire mu mugongo umwana w'umwana wanjye nagenda ajya iwabo agezwa n'isi agezwa n'ikibono umugabo nyine yashatse undi mugore nageraga ngo mfashe uwo mugabo umubuza amahoro ku buryo nibiba ngombwa unamusaze urashaka se oya ndashaka ko umugira umusazi reka tukamwica kabiri byoroshye oya ndagira umugiro shyiramo inshuro ebyiri arasara yasara yataye imyenda cyangwa ajya guhura mu gisakuza umugire umusazi w'ahantu ku musozi ntashwe iragenda ahantu gusa cyane amatora arakuru shyiraho rimwe shyiraho gatatu none wambona iryinyo ryiwe n'imfizi ntabwo naribona genda kandi ugenda utareba inyuma uragenda udahindukira utareba inyuma uranza uhindukira rimwe kumara kubona telefone mfite ndabirambiwe apfa ajya kwiyoberanya kuri mukecuru ntabwo yayimara ndagiye kumwibera impande y'ikayi ako namara kuyiba ndahita nk'abantu barashe nk'uko ibuye y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba nk'ubwami abakirazi wani meze neza kuba nanditse bitamo ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana muri iyi minsi riri kumfasha cyane niyo mpamvu si undi muntu aratsinda kariya umusumva nawe barakukurakarira ese undi ugomba bariye umusuje gusa mbazo bikwiye ku mutima ni kuri pembo bariye hanyuma
nyine urumva nabitewe n'umujinya ntabwo nzongera bitekerejeho yego erega buriya mwana wanjye ntabwo nkubwira ariko kukwanga kuko mba mbona ejo hawe hari imbere yawe mba mbona nyine hazaba habi cyane niyo mpamvu mbamubwira ngo ukora amasuku kugira ngo ntuzagere n'iwawe basi njye ninjiramo mbone hasa neza erega ndagukunda ntubizi ko ari wenyine ngira nonese mpamvu nagiraga ngo mbere kuri telefone hari utuntu nshaka kuyikoresha simaye iminsi 2 ntari kureza urumva ibyo bintu ari ibyo gusa ntabwo uzongera kukurangaza ni ukuri Imana ntabwo nzongera nikurangaza nzabigenza nyine urumva sinagurwa no gukunda bose sha iyo ubikunda ari kuza kumpitaho no kuza ejo wansuzuma akoze mbese ntabwo nakubwiye ngo mbabarira no it's okay nakubabariye ari wanjye ngaho amafaranga ariko ntabwo bizongera yego ko ntabwo ndi gushyira amakenga se mfate ibirabyo twiga tuzengurukana basi kugira ngo niko nahindutse okay nta kibazo ndakubabariye kandi ndanayiguha gusa nyine nawe ujye bihangana unasenga usenge n'Imana ko burya gusenga ni intwaro ikomeye kandi gusenga ni bwo buzima bidufasha kubaho muri iyi minsi n'udasenga si ubusha ngakira telefone yawe mama mbaza nyine ngutekera gakiza noneho ugiye kuntekera wambaye ubundi se nshaka mbitogose ariko basi mbiteke ngambwira ugenda ukore inanya uteka umuceri n'udusambaza ukore udushyimbo ku ruhande ubona nzanira yesu wese kuri uyu mwana wanjye yahindutse koko amasengesho namusengeye Uwiteka we wayumvisha pe wakoze ukomeze umundindire umwereke inzira nziza yo gucamo kubera ko urubyiruko rwo muri iyi minsi biragoye cyane nanjye reka mve muri birada njye kureba n'ukuntu ari kubiteka bera wanjye amakuru yawe ko wari umaze igihe utaza kumusura rero amakuru ni meza mbega uyu mwana mubi gute se kandi cyane se byifashe gute cyane ni bya bindi nyine ibyo mu cyaro nyine kwirirwa umuntu ajya mu mirima ikirere kijya kwahira ndabona umeze neza aha wishinyagura ahubwo wowe umeze neza kuba mu nzu nziza we iri hehe se urahiriwe urabona umugabo se urashinyagura ntabwo ndamubona kumana n'ukuntu umeze neza ariko abagabo bari aha hanze ntibanareba umeze neza se umeze neza ni iherezo cyabikora pe Imana izagutabara ubone n'umwana kuko nicyo kintu ubura pe kuko warahiriwe umeze neza uri mu nzu nziza biragaragara ko umugabo wawe ukunda Imana ntizantabare ni ukuri kanza nyine njye kukuzimanira ahubwo se nkuzanira gake mugenzi mwiza uracyari nta kibazo nta kibazo kanyane karebe bamwe muri aho muraho neza ese nashimwe amakuru yanyu amakuru ni meza murakomeye Imana ishimwe namwe muri aho natwe turaho umwaka wagenze neza wagenze neza nta kibazo ko ntabwo ukunze se nkabona nk'umwana mwiza koko witonda umuntu akaba yashaka ukuntu nuko nyine twaganira ku by'abana n'ababyeyi mami nawe wamuzabonye undi mwana witonda aka kanya usanze hano ngaha turanaganira ngo dutindane mana yanjye ni ukuri mfite umwana hariya ashatse umugore ko ntiyabyaye ariko nakurebye mbona ndagukunze umuntu yagushaka ukuntu yagushyingira uriya mwana yari yarashatse umugore biranga babuze urubyaro nuko nyine nuko none se uwo kumubwiye ngo yari yarashatse umugore barabana umugore bari bakibana ariko buriya wanyumviye twashaka ukuntu tubigenza mami nawe uraziza pe uzi uwo wumva byashoboka gute kandi ngo bakiri kumwe byabuzwa n'iki se ko iki gihe wowe ushobora kuba ubyumva gutyo ariko umuhungu wawe akaba atabyemera we yamukunda yabyemera umwana wanjye arankunda kandi ibyo mubwiye yajya abyumva mwana wanjye sibwo nabwo kubivuga gutyo ikibazo kibaye kiri ku muhungu wawe uvuga ngo yazanye umugore utabyara ko umugore wabereye atari gutanga urubyaro
byagenda bite ntabwo nta kibazo twabyakira aha hatari gusenga ariko byose bizajya bigira ndumva byaba bigoye ariko byaba bigoye nabonye uri umwana mwiza rwose w'umutima mwiza ni icyaro kimbamo ni icyaro ubona nyine ni icyaro kikirindimo ntabwo ari icyaro reka buriya ibintu byose birashoboka ibyo birashoboka ariko umwana wanjye afite agahinda cyane kubona nanjye nazi ko umuntu yicaye mu bintu nk'ibi ngibi ariko ntagira ubiryaho ariko babaye bumvikana nta kibazo bari barakomeza bakibanira babaye bumvikana seka imana nyine ari itanga urubyaro ni nkuko nanjye nshobora kuruzamo nanjye bikanga nta kundi nyine basi ariko buriya ni ukuri wabitekerezaho neza